nongeye mbahaye ikaze mwebwe mukuri ibiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Muri comment section dusangiza igitekerezo cyawe nuko wiyumva by'umwihariko kugira ngo tugere ku byiza. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ibibazo bitatu wakwibaza mu gihe wihebye na mbere yo kwiyahura. Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Kwiyahura ndetse n'agahinda gakabije biragenda bifata indi ntera muri iki kinyejana. Abantu benshi batekereza ko kwiyahura ari ubugwari mu buryo butandukanye n'ubu ngubu, nubwo bishobora kugaragara nk'umuco mubi, ariko intekerezo z'ubu, imibereho, ubuzima n'ibindi byagiye bitsika imitima ya benshi ku buryo kubitekereza ushobora kumva ari nk'igitekerezo gisanzwe kandi koko wabyumva. Ariko se ibibazo bitatu wakwibaza mu gihe wihebye na mbere yo kwiyahura, by'umwihariko ni ubushakashatsi ndifashisha ariko buri mu cyigisho cyakozwe n'umupasiteri witwa Rick Warren. Bibutse ko iki gitangazamakuru cyangwa uyu murongo ugamije gufasha intekerezo nzima n'ubundi bumenyi ndetse no kumenya amahame y'iyobokamana mazima yadufasha. Nta buryo bw'imitekerereze, imyizerere cyangwa ubundi buryo ubwo ari bwo bwose dushingiraho inyigisho zacu. Ni ukuri kwa Bibiliya n'icyafasha mwene muntu mu buryo bwo kurema intekerezo nzima n'ubundi bumenyi mu kugira ngo agire amagara mazima ahuye n'ukuri kw'ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Mu buzima hari igihe umuntu ageraho agasigara yumva ko nta cyizere gisigaye. Ibigeragezo, ibibazo n'agahinda bishobora kumutera kwiheba bikomeye, bikagera n'aho atekereza kwiyahura. Muri iyi nkuru ivuga ku bibazo bitatu wakwibaza uri muri ibyo bihe, ni inkuru igushishikariza mbere yo kugira ibyo ukora jya ubanza unatekereze cyane. Abantu benshi basa n'abagoswe n'ibicu by'umwijima biza bikabagota bigatuma badatekereza ibiri imbere. Ariko burya ibibazo ni nk'ibicu, kandi uko ibicu byagenda kose ntibihora bibuditse, bigeraho bikagenda. Gusa hari igihe ibicu bikugota utaba amenge bikakugora cyane rwose ku buryo byanatuma ufata icyemezo gikomeye cyane. Mbere yo gufata umwanzuro mubi, hari ibibazo bitatu by'ingenzi umuntu akwiye kwibaza bibasha kumugarura mu nzira y'ukuri no kumwibutsa ko Imana itagereka abayo. Iri jambo nshobora kurivuga uri mu mimerere igoye yo kubura abawe, kumva wigunze, kubura ubushobozi n'ubwo kwishyura inzu ubamo cyangwa ifunguro, kubura umushomeri warabuze akazi, guterereganwa, kugira ubumuga cyangwa indi ndwara idakira, gufatwa nabi, gutotezwa ndetse no kutitabwaho. Ariko mpa akanya gatoya dusesengura izi ngingo twumve icyo Bibiliya itubwira. Dore ikibazo cya mbere ugomba kwibaza: ese ubuzima bwanjye ni ubwanjye cyangwa ni impano nahawe n'Imana? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko ari muri yo dufite ubugingo. Ni mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 17 umurongo wa 28. Umwuka duhumeka ntabwo ari uwacu, ni impano y'Imana. Iyo utekereje kwiyahura uba ushaka kwambura Imana icyayo yaremye kandi igufitiye umugambi. Imana ntirenganya kuko ibabazwa no kubona umuntu ayoberwa agaciro afite mu maso yayo. Iyo uhisemo kubaho uba wemeye ko Imana igufiteho umugambi nubwo waba utawusobanukiwe cyangwa uri mu bihe bigoye cyane rwose. Wabonye uburyo igihe wari mu bihe bigoye cyane, hari n'igihe runaka wabonye ikintu gisa nk'igitangaza kikagufasha. Hari umuhanzi umwe waririmbye ngo mu buzima hari byinshi tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe ngo tukumva ko byari bikwiye no kubaho, ngo ariko burya hari Imana isumba byose ibikora kandi yitwa Uwiteka Nyiringabo. Ikindi kibazo cya kabiri: ese ibibazo mfite byaruta urukundo rw'Imana? Hari igihe ibigeragezo bisa nkaho ari binini cyane, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kintu kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yezu. Ibi biboneka mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 38 n'uwa 39. Nubwo waba warabuze inshuti, amafaranga, icyizere, urukundo rw'Imana ntirurashira, ruracyakomaho kandi ufite ubusobanuro kubwo ukiriho, n'ubusobanuro bushyitse bw'uko hari icyo ugomba gukora kandi Imana izakubeshaho. Ni mu gihe nawe ugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ubeho, ariko Imana irakuzi
icyo cyonyine gisobanura yuko igukunda. Yesu yagiye ku musaraba cyangwa se ari uburyo bwo gukiza inyoko muntu, kandi icyo cyari ikimenyetso gihoraho cy'uko ufite agaciro imbere y'amaso, kandi icyo cyari ikimenyetso mpamo cy'uko ufite agaciro imbere ye. Kwiyahura si igisubizo, ahubwo ni ugutererana Yesu warwanye intambara ku bw'ubugingo bwawe. Ikintu cya gatatu, ese hari undi muntu ushobora kungirira impuhwe cyangwa kuntega amatwi? Satani akunda kubeshya umuntu ko ari wenyine, ariko siko bimeze. Nubwo muri iki kinyejana bigoye cyane buri wese asa nk'uri kwita ku bye, ariko mu buryo runaka Imana yaremye ntizabura kuguhuza n'abantu bakwitaho kandi bashobora kugufasha. Ashobora kuba atari umuntu uri bugufashe mu buryo bw'ubushobozi, ekonomi cyangwa kukwitaho, ariko burya umuntu ukubakiye intekerezo aba akoze byose. Dore ko no kwiyahura akenshi bitaza ku bantu bakennye cyangwa bafite ibibazo bikomeye, bishobora no kuza ku bantu bakize ariko barenzwe n'ibitekerezo. Hari abantu Imana yashyizeho hafi yawe ngo bakuganirize, bagusengere cyangwa bagufashe kongera kugira ibyiringiro. Ashobora kuba ari umuvandimwe, umushumba, inshuti ikunda Imana, umubyeyi cyangwa undi muntu wese washishikazwa nawe. Wari uzi ko no kuri izi mbuga nkoranyambaga wakuraho umuntu wafashe intekerezo zawe kandi akajya agufasha mu buryo bw'intekerezo? Mu Migani igice cya 12 umurongo wa 25, gusangiza abandi intimba yawe biragufasha kandi biba intangiriro yo gukira. Ubuzima ni impano y'agaciro gakomeye Imana yaguhaye. Kwiheba si iherezo, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ukeneye kwiyegereza Imana kurushaho. Mbere yo gufata icyemezo cyo kwiyahura, ibuka ko hari uwaguhaye amahoro aruta y'isi ishobora gutanga. Yesu yaravuze ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ni muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Imana iracyagufiteho umugambi, kandi uko bukeye irakurwanirira. Wibuke ibi bibazo bitatu maze uhitemo ubuzima, kuko Imana igifite icyo ikora mu bugingo bwawe. Iyi nyigisho y'umwanditsi Rick Warren igaragaza ko umuntu atagomba kwiyambura ubuzima, kuko buri wese afite impamvu yihariye yo kubaho mu mugambi w'Imana. Biri mu gitabo yanditse cyitwa The Purpose Driven Life, ubuzima bufite intego. Muri iki gihe cy'isi y'ikoranabuhanga ryihuta, aho iterambere ry'ubwenge bukorano artificial intelligence, kwihuta kw'ibintu byose ndetse n'ubukungu bizamuka, bitera benshi agahinda gakabije no kubatsika, bagatekereza ko kwiyambura ubuzima no gusa nk'abahumiriza bisa nk'aho ari byo byakemura ikibazo. Ariko ibi bisa nko gusa nk'uri mu nyanja ndende udasobanukiwe, cyangwa se usa nk'uri kurohama, aho kugira ngo utabaze cyangwa ugire ibyo ufata kugira ngo bikorohore, ugasa nk'uhumiriza gusa ngo ugwe ahantu utazi. Ni ubusobanuro bw'ubugwari kumva yuko nta kintu wakorera ubuzima bwawe kugira ngo ukomeze kubaho. Komera nubwo waba ukomeretse, kandi burya iminsi ntawe uyicura undi, ku igeno ryawe uzaba undi. None uyu munsi byanze, ariko ejo siko bizamera. Komeza ukore, ushyire ibintu byawe mu mujyi umwe, ihangane. Niba ibintu bigoye, kabone n'ubwo isengesho wumva ryakugoye kuritera, injira mu cyumba cyawe ahantu hatuje, ganira n'intekerezo zawe, usenge kandi utekereze kuri ibi bibazo bitatu. Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Ushobora kudusangiza ubuhamya bwawe mu buryo bw'intekerezo, ndetse n'uko wavuye mu bitekerezo by'akahebwe ndetse no guheranwa n'agahinda ukaba wabifashisha abandi. Duhe muri comment section uburyo twasangira igitekerezo cyawe. Imana y'amahoro ibeze rwose, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo.
ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none, urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart packaging, perfect solutions.